Urabona kano kantu kari hano kanditseho create account. Aka kantu uzaza ugafungure gutya, urabona ko hazahita haza option eshatu, hari for my password, kunyandikira kuri YouTube channel yanjye amaze ndetse no gute wafungura YouTube channel. Gusa mbere na mbere kumenya uko ufungura YouTube channel ugomba kuba ufite bita email cyangwa Gmail. Yo mpamvu muri video tugiye kureba hamwe ukuntu wafungura Gmail, then numara kureba video yose zahita dukurikizaho ukuntu wafungura YouTube channel ukabasha no gutangira gukora amafaranga online. Muhaye ikaze. Niba uri mushya kandi subscribe, tubana migano nk'ibi bya buri munsi. Mazina yanjye nk'ibisanzwe banyita Shyaka Ashine. Katangire intambwe ku yindi, usaba kureba ino video yose kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa intambwe ku yindi. Na mbere hari uburyo bwinshi bugiye butandukanye wafunguramo email cyangwa Gmail. Gusa nk'urugero iyi telefone yabanze ndi muvemo email zose. Ndabereka buri buryo bwose ubwo wishimira ari bwo uzajya ukoresha mu gihe ukeneye gufungura ya email yawe shyira muri telefone yawe. Katutangire intambwe ku yindi. Nkusaba niba utabona video neza gutambika iyi video kugira ngo ubashe kuyibona neza. Na mbere ushobora guca kuri Play Store, nakeka ko benshi bayifite cyangwa App Store bitewe na telefone ufite, ariyo iyi ngiyi hano. Nurangiza kuyigeraho nta kindi uzakora, uzayifungura. Ni uburyo bwa mbere, urabona ko bazagusaba gukora sign in. Kizakora uzaza kandi sign in hano kugira ngo njye mbereka uburyo bworoshye guys, kugira ngo mubashe gusobanukirwa kandi mubashe kwiga byoroshye. Uzaza uyifungure gutya. Basaba kureba video step by step, nagira ikintu na kimwe kiraza kugucika. Za gushaka gusaba password ufite muri telefone yawe uri gukoresha nyine uyishyiremo maze ukomeze. Mushimira ugeze kuri no munota uri w'agaciro, kandi niba koko wishimiye video zacu cyangwa ufite ikibazo ujye bitwandikira muri comment kugira ngo tujye tukugezaho tugusubize, tunakugezeho ibibazo batubwiye tubashe kuguha igisubizo cyabyo. Then nabona ko tumaze kugera ahangaha. Musaba kureba video yose igiye itandukanye. Kuvuga ngo nugera hano ikintu uzakora hano hari urabona kano kantu kari hano kanditseho create account. Aka kantu uzaza ugafungure gutya, urabona ko hazahita haza option eshatu, hari for my person, user, for my children, for work, on my business. Twebwe noneho icyo uzahitamo ntago for my children iyo bari y'umwana, niba ari iki dukeneye niya business ushobora gukoresha muri business zacu, uzakanda ndetse for my person kuko ni ya account yawe ku giti cyawe. Uzatwande hano hambere aha, aka kambere ubona hano niko uzaza ugakandaho gutya. Nukuvuga ngo nugera hano bazakubaza izina ryawe. Si ngombwa ngo ushyire izina ryawe, ushobora gushyira izina wifuza iryo ryose nta kibazo. Urugero izina ryawe rya mbere washyira iryo wifuza. Tukire gutya. Na hepfo uzushyire indi izina rya kabiri, kandi hano handitse next, utegereza bazakubaza igihe wavukiye. Rero ku benshi batazi icyongereza kambasobanurire. Kuvuga ngo hano mbere mpamvu ni ukwezi, umunsi ndetse n'umwaka wavutsemo. Hano hakaba handitse gender, ahangaho ubona hano ni igitsina cyangwa igitsina wenda uri w'igitsina gabo cyangwa uri igitsina gore. Uzaza kandi hano handitse mpamvu uhitemo igihe wavukiye. Si ngombwa ngo ushyireho ibyanyabyo, ushaka wanabeshya, ntabwo aba ari ngombwa gushyireho ibintu byanyabyo. Hano uze ushyiremo igihe wavukiye, si ngombwa ngo ushyire iby'ukuri. Hano kandi hano uhitemo niba uri umukobwa cyangwa uri umugabo. Niba uri umukobwa uzahitamo female, niba uri umugabo uzahitamo male. Manuze kandi next, uhitemo kandi next. Kandi next utegerezeho gatoya bitewe na connection uri gukoresha. Hanga rero nuhagera bazahita bagusaba noneho email, guhitamo email wifuza. Wenda ngiye urana ko arizo bakwereka, wenda Jojen cyangwa Jo magana ngahe. Ushobora guhitamo cyangwa ukaza ukiyandikira uwo ushaka, wenda izakorohera mu gihe ubona ko iyo baba baguhaye utayishaka. Gusa uyishaka muri izi wenda bamaye waza ugakanda kuri imwe muri izi ngizi. Gusa njye ndashaka guhindura indi. Ushaka guhindura indi waza kugana hano kuri create ku ka gatatu, gusa kamitemo iri hano. Kandi wenda nzamitemo itana none nkandi next. Kandi next waza gusaba gushyiramo password. Ya password irimo imibare ndetse n'ibimenyetso. Nk'urugero washyiraho Kigali, wenda
250 wenda urwego cyangwa akanyenyeri ni urugero, aho bavanze ibimenyetso ya password iri hadi ku buryo bizagora abantu bose kuba bayihakinga cyangwa babasha kuyimenya. Kandi ishyiremo wenda ngewe mama nkunda, wenda ni urugero. rimwe nakirukana mite Rwanda next. Guys, nkushima ugeze kuno munota uri uw'agaciro, kandi nkubona ko niba nawe wishimiye video zacu ujye udusubscribing, wohereze sharing zino video kugira ngo zibashe gufasha n'abandi bagiye batandukana bafite ibibazo nk'ibi ngibi. Ko nurangiza gushyiramo password uzakanda next, komeze gutya. Ni ukuvuga ngo ya email yacu twamaze kuyifungura. Umwereke maze turebe sandi twajyaga kuri Play Store biragenda gute. Tugeze gato bitewe na connection uri gukoresha. Cyane kubikora nawe niko uzagenda ubikora, gusa ubu email yacu yamaze gufunguka byarangiye. Guys, kadutegerezeho gato tureba ndi kuri Play Store. Okay. Urabona ko ya YouTube ya email yacu twamaze kwifungura. Ndagushimiye twabanye muri no video, tubana ubutaha. Yari Idi Amin. Niba ufite ikibazo ujye unyandikira muri comment, nzaza usubiza, kandi niyo mpamvu umba ndi hano. Tubana ubutaha. Bye bye. Nawe shimira video yacu, please sharing ino video kugira ngo igere ku bandi benshi. Muri video y'ubutaha tuzigeramo ukuntu wafungura YouTube channel ugatangira gukora amafaranga kandi ukoresheje telefone yawe, kuko telefone ufite mu ntoki zawe ari ubukungu utiteye ku yariyo kuba ari smartphone. Bye, ciao ciao.